mama wa Jane na Nyambo rero yahise yicara hasi ibintu biramuyobera buri cyo akora buri cyo areka. Nyambo ko kanya yahise azana Jane bazira rimwe baraza baramubaza ati se bigenze bite mama, ariko ndeba nyine ko ndeba uhise ukonje bigenze bite. Arabona we nyine yabuze n'imbaraga yagiye yicara mu nguni yizingiramo aravuga ati papa wanyu sinzi ikibazo yagize. Papa wanyu ati se papa yagiye byagenze bite, papa yabaye iki mama tubwire, gerageza utubwire. Ati papa wanyu ari kwa muganga. Ati mama Nsabi ni umpamagaye aka kanya arambwiye ngo ari kwa muganga ngo ndetse ibintu bimeze nabi. None se mama utegereje iki tujye kwa muganga? Mama baravuga ati ndikumva nta mbaraga mfite, ndikumva imbaraga zanjye zose zihise zicika. Baravuga ati rero mama byanga binoga tugomba guhita tujya kwa muganga, reka mpite mpamagara taxi voiture cyangwa se nshaka umushoferi uri hafi azahita tujyana aka kanya. Ubwo rero Nyamba yahise yirukanka ajya gufata utuntu nyine Rambara na Jane nabo nuko nguko bahise bikoresha ubishoboka byose bagera kwa muganga, nyine bahita bajya kwa muganga. Tugaruka kwa muganga naho rero mama Nsabi nyine yabuze icyo akora, yabuze icyo areka, ategereje dogiteri ko ava kuntuza nyine ava kwita kuri papa wa Nyambo. Ategereje nyine ko operation nyine dogiteri kina azavuga kuko nawe aho ari numunasi nyine we bamuhaye ngo abamwitaho abamureberera. Ariko hari igihe ku dogiteri nyine abari ukenewe abagomba kwita ku murwayi cyane byabaye ngombwa rero ko we abari hanze rero dogiteri ni uri kumwitaho. Ako kanya kiri aho ngaho nyine mama Nyambo ndetse na Nyambo na Jane bose bahise baza nyine baraza birukanka. Ubwo ngubwo ako kanya rero nako na Eric nawe yahise nawe aza yirukanka. Baraza bose hafi umuryango wose, havuyemo wa mukecuru hakavamo wenda n'abakozi bo mu rugo, ariko abandi bose ari abo kwa mama Nyambo ari abo kwa mama Nsabi bose bari aho ngaho. Ubwo rero mama Nyambo nako mama Nsabi yahise agenda ahobera mama Nyambo aravuga ati hangane mama Nyambo aravuga ati ameze ati pasi we wabashije kumubona, wabashije kumukubita akajisho. Ati ndashaka kunyereka ahantu ari, ndashaka njye kumureba mwana, ndashaka njye kumureba, ati njye kureba ukuntu ameze. Mama Nsabi aravuga ati ntago byakunda dogiteri aracyari kumwitaho, aracyari kumenya uko bimeze. Ati rero bo wihanganye hagahe gatoya utegereze nyine ubanze urebe. Noneho ntuza Nyambo nabari kure aravuga ati ari kubaza ati ko si ibintu bikomeye cyane ku buryo nyine umuntu mpangarike bigenze ntago ndi kubyumva mumbwire basi papa wanjye ameze ate. Hagati aho ngaho Jane we nta kintu ari kuvuga nyine yumiwe cyane ko mama Nsabi nako papa wa Nsabi nyine ntago babanye neza cyane, ntago nyine ari ibintu ari hagati yabo nyine bimeze neza ku buryo wenda yarira cyangwa se ngagira ute, nta nubwo baranamenyana cyane. Ariko nyine nawe yagomba kubabarana n'abandi. Eric rero yaraje amufata mu kiganza aravuga ati mwihangane bino bintu byanga binoga biri bukunde. Ako kanya rero na Nsabi nawe yaraje afata Nyambo aramwegera avuga ati wihanganye ati gusakuza nta kintu biri bumare we ceceka utuze. Byanga binoga ndabizi ko papa ari buze kumera neza, papa wawe n'indwanyi arakomeye ari buze kumera neza. Ako kanya rero dogiteri yasohotse gisohoka bahita bamwataka. Dogiteri nawe ntago yigeze bareba, yahise batera umugongo ahita yirukanka ahita abwira mama wa ntuza mama wa Nyambo nako Nsabi ahita amubwira ati wampamagariye wa munasi. Noneho ubwo bisa nkaho ntuza mama Nsabi we bamukuye ku nshingano kuko bamaje kumenya ko nyine ari umuntu wo muri famiye yabo bamukuye kuri izo nshingano. Rero babonye hashobora kuzamo amarangamutima. Ubwo abashatse undi munasi uraba umusimbuye, undi munasi nyine nibo basohotse nyine yagisohoka. Rero aravuga ati mumaze tse bimeze bite. Yasohotse yirukanka nyine agenda ajya gushaka ibindi bikoresho. Aravuga ati ntago ibintu bimeze neza. Dogiteri ari aho ngaho bari guhengereza, bari kubona iwana ari kumushitura, ari kugira ate ibintu bimeze nabi nyine mo imbere. Ariko ntago babona uko bavugisha dogiteri, ntago babona uko binjira amango kuko ntibyemewe.
wa munasi yaraje arongera bacaho nyine yirukanka ahita yongera arafunga bana barabona nyine ibintu birakomeye. Noneho mama Nyamba aravuga ati mbabarira umbwize ukuri ko nta kintu kiri bube, mbabarira umbwize ukuri ko nta kintu kiri bube ku mugabo wanjye, mbabarira umbwize ukuri ko byibura ari bwongere akaba muzima, turi bwongere kuvugana, turi bwongere guhura. Ati gusa ubundi byagenze bite njye nta n'amakuru mfite. Noneho mama Nsaba aramubwira ati rero natwe nta makuru menshi turagira, ati ahubwo nyine nkishaba kuko nanjye namugiyeho nkabona ndamuzi, ntabwo n'ubundi twari kubimenya kuko hano twese twari twabuze nyine umuryango w'uno muntu. Ati sinzi ukuntu namugiyeho nyine ari njye bari bamwoherejeho mu kumunyohererezaho, sinzi ukuntu nahise mubona mpita mvuga ati byanga binoga n'uyu nguyu, nta nubwo nyine no kugira ngo mumenye mu maso yewana yagize accident ikomeye cyane. Ati none se bamugongeye hehe basi? Noneho ntuza nyine mama Nsaba aravuga ati ntago mbizi. Noneho General aravuga ati rero ndakwinginze wowe nyine cara utubwire neza, utubwire ngo byagenze bite. Ndetse murabyibuka ko na Eric na umwana wa mama Nsaba nawe ni umudokiteri. Aravuga ati rero mama wowe icara nyine utubwire nyine byibura mu makuru make ufite, uduhe amakuru nyine tumenye niba banamugonze, tumenye n'abamugonze, tumenye niba hari n'ibindi bibazo nyine wenda birashoboka ko hari n'abantu banamugonze ku bushake, ari ibintu nyine byabaye byateguwe. We tubwire nyine akadetaye kose kwa muganga babahaye. Noneho aravuga ati rero njyewe aka kanya nta kintu nabafasha kuko nanjye byanyituye hejuru, ntazi ukuntu byagenze, ahubwo mureke tujye kubaza. Baragiye rero bajya kubaza kuri reception. Baravuga ati bimeze bite, uno muntu uriya murwayi yaje gute, byagenze gute? Barabwira ati rero twebwe ikintu cyabaye ni kimwe, twe twumvishe abantu bahamagara kuri ambulance nako bahamagara ku bitaro, baravuga ati nimwohereza ambulance hano hantu habaye ikibazo iki n'iki. Ati abo bantu bahamagaye turakeka ko ari abashobora kuba bamugonze kuko nyuma yo guhamagara bahise babura, nta numwe, ntago twagezeyo ambulance yacu yagezeyo, nta muntu numwe muri abo ngabo hari, nta n'umuntu numwe wari uhari. Ati twe twagezeyo dusanga umuntu aryamye hariya. Ati ntago tuzi niba ari umuntu wahamagaye atabaza, ntago tuzi niba ari abamugonze, ntago tuzi nyine amakuru na makeya y'ukuntu byagenze. Ati ubwo rero twe ikintu twakoze ni ukugenda tugafata umurwayi tugahita tugaruka twirukanka ku kanya duhita tumujyana mu bitaro, nta yandi makuru na makeya dufite, nta kindi kintu, nta n'ahandi hantu, nta n'indi sose. Noneho Eric aravuga ati none se abo bantu byibura nimero yabo hariyo mwaba mufite? Ati kigaragara cyo nuko bano bantu nyine ntago nanone si twavuga ngo nabashakaga kumwica, kuko niba bashakaga kumwica ntago bagakwiye kuba bamutabarije. Ariko abo bantu bafite namba baduhamagaje ziri prive, nta nubwo twabimenye, nta nubwo twamenye ngo abantu bahamagaye nabahe, kuko aka kanya ntiwanabahamagara, nta n'ikindi kintu twakora. Ati kigaragara cyo rero bishoboka ko wenda ari abantu bamugonze nyine, bakaba bari bafite nambiri prive, bakaba barebye bakavuga ati nituguma ahantu hanaha biragenda gutya na gutya. None se aho hantu bamugongeye nta na kamera zihari? Ati ko namwe muri kutubaza ibibazo byinshi, twebwe abantu bagiye bari bafite ambulance, ikintu bari bashakaga ni ugushaka uburyo batabara umuntu, nta kindi kintu bari bagiyemo. Ibyo bya kamera ntabwo ibyo wari kubitekereza ubona umuntu ari gupfa. Twebwe abantu bagiye bafata umurwayi bahita baza birukanka, ntabwo ibya kamera bigeze babyitaho, nta nubwo ibyo banabitekerezaga, kuko ibyo ngibyo ntabwo byari biri mu nshingano zabo. Ahubwo ikintu wenda cyabaho ni uko wenda twe twabarangira, mwebwe wenda mukaba mwajya kubyirebera. Atariko amakuru dufite nayo ngayo, natwe niyo abantu ba ambulance baduhaye, natwe nta kindi kintu dufite, cyane ko twe tutari tuzi n'umuryango wiwe. Ku kanya rero bakiri aho ngaho bagiye kubona, babona wa muryango nyine umugabo arwariyemo, umugabo wa mama Nyamba we arwariyemo, bahita babona dogiteri arafunguye. Mu gufungura baragenda bahita bamwuzura, bamuga ati dogiteri bimeze bite, byagenze bite, n'igiki kirakorwa, hise arabaho, bimeze bite? Dogiteri aravuga ati pe n'ukuri kw'Imana ati mbashije kubihanganisha. Ati dogiteri se byagenze bite? Noneho dogiteri avuga ati ntago birenze cyane, ariko nanone ntago byoroshye. Ati kuko aka kanya umugabo wawe, niba ari n'umugabo wawe, niba ari nande, yabuze amaraso menshi cyane. Ati birasaba ko hari undi muntu muri famiye bahuje amaraso uraza kumuha amaraso. Ati cyangwa se
niba adahari muri famiye ubwo turategereza nyine dushaka umuntu ubuze kumuha amaraso. Noneho bose nyine bose bahita bavuga ati mumpime, undi ati mumpime mama Eric, nako mama Nsabiti mumpime, Nsabiti mumpime, mama Nyambo ati mumpime, bose ati mumpime murebe uko twahuza amaraso. Baragiye rero bajya kubapima, babanza gupima Nyambo kuko niwe mwana uri hafi. Bapimye amaraso yo basanga wapi ntago bahuje. Baragenda bajya gupima mama Nyambo uri hapi ntago bari guhuza. Bapima Eric wapi, bapima abantu bose barabapima basanga ntago bari guhuza amaraso. Baravuga si ibintu turabigenza gute? Ubwo rero Jenny wari ku ruhande nta nubwo bigeze banamupima cyane bakare kuvuga ati yewe ntago nta hantu mpuriye n'aba bantu, ntabwo mpuriye nabo, sinahuza amaraso nabo gute. Barangije baravuga ati none se uriya muntu we mwaretse tukamupima ari docteur ubivuga ati hari undi muntu uri kumware muri kumwe tutapimye. Noneho mama Nyamba aravuga ati uriya rero ntago ari mu muryango wacu, ntago nyine ari mu muryango wacu, turamupima turaba turwana n'ikiko n'undi hatari mumwe mu muryango wacu, twaba tumupima se ngo bigende bite? Noneho docteur aravuga ati ntawamenya wasanga wenda we byakunda. Noneho ntuza bajya kureba Jenny baramuga ati wowe ntago twagupima ngo turebe. Noneho Jenny aravuga ati nise ko ntari wo mu muryango wabo bo byakunda. Noneho muganga aramuga ati nta kibazo, twicyo dushaka na amaraso, ushobora gusanga wenda type y'amaraso yawe ihuye niye, birashoboka kuko uriya mugabo afite type nyine bigoye kuba wabona undi muntu bahuje. Ati ubwo rero byibura nawe twapfa kugerageza amahirwe. Noneho Jenny aravuga ati nise ndi gute nabyanga, umuntu mba mu nzu yiwe, niwe untunze, niwe buri kimwe cyose. Ati n'umuryango w'uriya nanjye ni nka papa, ntabwo nakwanga kubampima, niba bishoboka, niba byatanga umusaruro. Baravuga ati reka tugupime. Bajya kumupima rero, mu kujya kumupima cy'amahirwe bitunguranye bagiye kubona babona nyine amaraso ye ahuye n'aya papa Nyambo. Arangije barasohoka, docteur arasohoka aravuga se hari ikintu bitanze. Noneho docteur aravuga ati hari ikintu byatanze rwose, mushimira Imana kuko amaraso ya Nyambo nako ya Jenny twasanze ahuye na ya papa Nyambo. Mbahise bakomera baravuga ati Imana ishimwe. Ati se Jenny ari he? Baravuga ati we ya Jenny ntago ari bugaruka aka kanya, na process yahise asaba ko nyine yatangira guha amaraso papa Nyambo. Reka rero inkuru yacu tube tuyisoreje ahangaha uno munsi. Ese biraza kugenda bite? Ese ko tumaje kugenda tubona utuntu twinshi tugenda dusa naho tuhuza Nyambo ndetse nako Jenny n'iriya famiye. Ese Jenny afite aho ahuriye n'ino famiye? Ese Jenny hari ahantu ahuriye na papa Nyambo na mama Nyambo? Twigeze kubona mama Nyambo yibuka wa mwana nyine, yibuka umwana yigeze kwambika kaga kufe, ndetse twigeze no kubona Nyambo nako Jenny nawe yibuka kaga kufe nyine gatajya kuba muri oruferina. Ese Jenny yaba ari wa mwana babo babuze? Ntago tubizi. Reka dukomeze dutega amatwi utundi episodes zayo tugenda dukomeza kuza umunsi ku munsi. Reka rero tuzahura ubutaha bizagenda bite? Ese papa Nyambo ari buze gukira? Nta kundi rero amatsiko usigaranye azashira cyo gukurikirana kandi gace ko butaha. Wowe kora subscribe kugira ngo inkuru zacu zigeze komeza kugeraho umunsi ku munsi, naho utamukomeza kugira ibihe byiza.